icongeyeho mwuka wera ngo n'umwarimu aza twigisha. Yesu ashimwe cyane. Umwuka wera n'umwarimu aza twigisha ubwenge bwose bubaho, akakwigisha kuvuga ubutumwa utarubizi, akakwigisha gusenga utarubizi, akakwigisha gutanga utarubizi, akakwigisha gusura abantu utarubizi, akakwigisha gufasha abantu utarubizi. Bwana sifiwe sana. Mwuka wera ni metre, grand metre. Aza gushira ku ndaraza akakwigisha, akakubwira ngo iki si cyo, iki ni cyo. Bwana sifiwe sana. Buriya ubwenge mwuka wera atanga nibwo bwenge buri hejuru y'abanyabwenge bose bisi. Imana tubabarire cyane. Rero ikintu cyose uzoja gukora uzugisha Imana n'umwuka wera inama. Bwana sifiwe sana. Tugapfe kugenda giturumbuka turi abana b'Imana. Satani karakora, Satani aba yapanze buri nzira yose bamwe abadayimoni bashinzwe kugukontorora aho uciye nguri yaratambutse nguriye. Dayimoni w'inyasakaza yabona arakunaniwe akakwere, dayimoni ushinzwe impanuka abahari akaguherekeza. Dayimoni gusa ngo Imana ngo tugira marayika ubahangaha azaguma kugenda habahungura. Toka mwana wanje, toka nubwo ari mu byaha, toka toka. Imana tubabarire cyane. Habe no kujera ibyo kurya zo mu rugo ba mama muza musenga umwuka wera abayobore. Siko bimeze. Numara gupokera twatundi utwicaze ukure icyacu numara usenga uvuga ngo Mana ibi byo kurya ndasaba ngo ari wowe ubijera. Yesu ashimwe cyane. Hari imyuka mibi izijera ibyo kurya by'abantu badahariwe n'umwuka w'Imana. Cyo gihuza ubona umuntu ariko nyine byarapungutse sinkibibona. Mbere abarundi begeza bazana amavuka, hewe ingo igikombe. Uwigisha yatambuka ngo hewe ingo igikombe. Renga renga inapita igikombe. Iyi ngarimu waje kurengeza umufuko ukamukwitaba wose. Umwuka mubi w'inyatsi tuwabisengeye tuwatanze icacumi wamara ngo isuku turagira gute kuri botike ngo munyandike bakakwandika, nimugoroba ngo munyandike bakakwandika, gaca ngo munyandika bakakwandika ikaye ngo ngo mama ngo munazidi. Wamara gupokera bose bakamawaza mama fulani niko hapa abakubwiye. Mara tubabarire cyane. Muza musaba umwuka abayobore muri foye zayo. Nintaza urugero njewe nagiraga amaswingi kujya abasore bazavuga muza amaswingi amakode kandi gusa yo kwikora mu buryo nta mwana sinigaza ko na umwana agere muri saro toka janze. Abana bari babizi iyo nshitse no kuvuga ngo muno guporinga bakaja hanze, ariko umwuka w'Imana ngo amare kugera muri jewe amazi antiza imbabazi inzaninjira ucya mu rupango gutya abana muri hehe bose bukaza ngira nabukeya bukampobera twamatuja muri saro ibyo tuvuga tukabivuga. Imana ishimwe cyane. Umwuka w'Imana azacisha bugufi. Ugiye umusaza umwe wiriye iwacu ni sogokuru sinza nshaka kumuvuga ngo yagiraga amahame iyo yinjiraga mu nzu gutyo. Nuko ngo intebe yiwe nta wundi muntu wagaza wicaraho, nta wundi muntu wera wirabura wagaza wicara ku ntebe yiwe, ayo yari amahame yiwe. None ngo yaje ahandi kujya nyine ibyoga bisanzwe ngo yashika nk'ahantu hari abantu benshi ngo yabona umuntu aricaye umudamu ngo yicara yahaguruka ati ngiye intebe muze. Musaza ngo akamanza agahagarara. Muva amahame ya gipagani ngo agahagarara nk'iminota 30 gashira kuticara muze ngo iracashushe. Mani tubabarire cyane ngo tiyo kwicara ngo ku ntebe ngo iracashushe ngo aricayeho umugore.
Urongo wa gatandatu turavuze ngo umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Amen. 14 haravuze ngo abayorwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Amen. Kora kuri piano papa. Imana ndondorumenye izokora byose, werekana uko nikose tifata uko tari, Honesty que sangue la posta.
twahagurutse ngira ngo mwabibonye ari gahunda zimaze gukorwa iriya nivyerekana kuko Mwuka w'Imana wongeye kugaruka mu itorero no mu bakozi bayo. Imana ishimwe cyane. Kamusore aje kugenda twarasezeranye turuki kubwa cy'indege arankurura ashira pembe ni kwa kundi yegeza nkira kamaryogo arambwira ngo mfasha muva nkubwire igihe cyose uzabona gahunda ihaye kugwa mu ikanisa ngo uzirinde kuyihagarika. Yesu ashimwe. Amen. Ngiyo nirage abakozi bazumve ngiye muzamubona umwuka wamanutse wakora gahunda muzamwirinda kuyihagarika kuko Imana iba yamanutse ibihaye kora ibyayo. Yesu ashimwe cyane. Rero Imana ibohoreye injiri Satani atsindwe asubire yavuye mu izina rya Yesu. mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Mwuka mubi wa Satani ntabwo tuzava mu isi tuge tugwana nazo. Yesu ashimwe. Amen. Ntabwo twonezerwa ngo Satani ngo areke kutugerageza ntibibaho. Ahubwo uyu mwuka wera yaje muri wewe azazana n'ibigeragezo inyuma yiwe. Nabasezeranye ejo kuko tuza kuvuga hejuru imirimo y'umwuka wera mu bantu mu itorero icyo umwuka wera azadufasha gukora ibyo azadufasha twebwe tudashoboye. Imana ishimwe cyane. Muze dutekereze Imana idukorera mbega ukundi twitaho cyane mbega ukundi nzirikana ubuzima bwacu dushima biratangaje cyane kubw'Imana idukorera irakwiye gushima ntitujya tubyitaho cyane nyamara Imana ni nziza ntihwema kuturengera biratangaje cyane iby'Imana idukorera ariko ikibabaje ntitujya tuzitaho cyane nyamara Imana ni nziza ntihwema kuturengera. Haleluya. Amen. Zo ni za ndirimbo twavuze zo mu mwuka zabiyo kaza kandi utakazi ariko kumva umwuka uragasunitse. Abaririmbyi rero muzamudusama kugira ngo tubashe gufatikanya. Imana ishimwe cyane. Amen. Umunsi wa Pentecoste ngo usohoye bose ngo bari hamwe ngo mu mwanya umwe bahuje umutima. Bwana sifiwe sana. Uyu munsi wa 50 usohoye ngo bose bari hamwe. Yesu ashimwe cyane. Ejo twababwiye kuko ngo Yesu yeretse abigishwa iminsi 40 ngo amara aradugaja mu bwami bw'Imana. Ngo akizuga ngo haboneka abagabo ni babiri hajya cyangwa ni batatu. Abantu ngo bararamye batangara ikintu ukuntu Yesu azamutse. Ako Yesu yari Imana. Yesu ashimwe cyane. Tekereza umuntu bari bamenyereye babana ariko wabona arazamutse neza ngo yinjira mu bicu. Bahaye bamwitegereza ngo baratangara cyane. Abigishwa ngo bararira barababara ukunyiruragiye uradusize. Yesu ashimwe cyane. Ngo haboneka abagabo ngo bambaye imyenda yera ngo barababwira ngo ese yemwe bantu bigarira yamwe mutangajwe nuko mubonye Yesu azamutse. Arababwira ngo kuriya mubonye azamutse ngo nikazongera kugaruka. Yesu ashimwe cyane. Asiga ngo ababwiye ngo bagende baje kurindira iyo minsi 10 yari isigaye ngo baje mu gihumba barindire izo data yasezeranije.
baragenda ngo bicara mu nzu mu cyumba cyo hejuru ngo bararindira munsi w'icumi ngo ukwire weneza 50 Mwuka w'Imana ngo uramanuka. Yesu ashimwe cyane. Ibyo data yasezeranije ngo biramanuka. Ngo haza ikintu kimeze nk'umuyaga w'umuriri ngo inzu ngo ziranyeganyega. Imbaraga z'Imana ngo ziramanuka ngo zirabamanukira bose. Buri muntu wese ngo ku mutwe wiwe hagaragara umuriro. Yesu ashimwe cyane. Buri muntu ngo akabona umuriro uri ku mugenzi wiwe ariko ntabona uwiwe. Ngo buri muntu agakora kwabo ngo se kwayu tuhaye ushare ko kuragurumira. Bwana sifiwe sana. Ati nawe niko bimeze. Ngo bavuga kundimisha kuko umwuka yabahaye kuzivuga. Yesu ashimwe cyane. Icyampa natwe tukongera tukagira wa muriro w'intumwa. Wa muriro ukongera ukaba ku mitwe yacu tukavuga mu ndimi kuko umwuka yaduhaye kuzivuga. Haleluya. Irashika telefone gantizi sezerano. Uragasa ngo uho aho hamagara yo menya ko ubundi ari mu bindi. Oyaye. Muzamuziniga muzishire muri silence. Yesu ashimwe. Mwuka w'Imana ngo uramanuka ngo biranga barasohoka. Yesu ashimwe cyane. Ntibaba bacikingiranye no baravuga ati tugize iminsi dutinya abayuda n'abatamzi nibikariko uyu munsi. Bwana sifiwe sana. Kintu cyambere nk'uko uzukora uzumara ubwoba. Bwana sifiwe sana. Ubwoba ngo burashe baravuga ati tuje hanze ibi bintu nditwobyigumiza hano. Ngo barasohoka bose baje hanze. Ngo baha bavuga ku indimi ngo indimi z'imiro ziri ku mitwe yabo. Abantu ngo baravuga ati noneho basaze aba bantu ni guti. Bwana sifiwe sana. Umuntu tuzuye umwuka w'Imana iyo abonye uwuzuye umwuka w'Imana azagira ngo ni umusazi. Kuko we ikiba kemurongoye n'ubwenge. Kandi ubwenge bwa muntu ntibwemeranya n'imvugo tuzatuvuga iyo twuzuye umwuka w'Imana. Ubwenge bwacu ubu busanzwe iyo bwumvisha umuntu avuga ku ndimi bazabumva abanyabwenge bazabumva ari nkaho ni nk'umusazi. Kuko iby'Imana n'iby'abantu tibihuye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngo barasohoka ngo bavuga indimi ngo muri Yerusalemu habaga abantu begeza baza kurangura ngo bindimi n'amahanga. Bamwe ngo bageza bava mu Giputa ha muri Afrika. Abandi bakava mu bihugu bitandukanye amoko atandukanye. Ngo buri muntu akaza yumva imvugo yiwabo. Yesu ashimwe cyane. Buri muntu ngo akumva ko baravuga mu rurimi rw'iwabo iriya muri Egiputa. Ngo baravuga ngo ese ko tuvuga ngo basinze ariko ko habavuga mu ndimi zacu z'abanyamahanga kandi turabizi neza kuko batazizi. Imbaraga z'umwuka wera. Bwana sifiwe sana. Abandi ngo benshi baravati basinze baborewe. Bari bafite hariya za pendo za jini pendo basinze. Petero ngo arahaguruka. Ngo arababwira ngo bene data ubu ni saa 3 za mu gitondo. Turi abayuda tuzi amategeko yacu. Nta muntu uboregwa saa 3 za mu gitondo. Ahubwo ngo ni wa muntu mwishe Yesu Kristo. Amara iminsi 3 ngo arazuka. Ngo hamaze iminsi 40 ngo arazamuka. Ngo uwo niwe wohereje umwuka w'Imana. Ngo uyu niwe watumye abantu bamera gutya. Kandi ngo mwihane kugira ngo namwe mukizwe. Uwo munsi ngo hihana abantu 3,000. Ngo barabatizwa nabo ngo babarigishwa. Bwana sifiwe sana. Rero iyo Pentecoste tugiye mu mirimo y'umwuka. Iyo umwuka wamanutse ikintu campera umurimo wa mbere uzukora ngo uzawemeza abanyabyaha ibyaha byabo. Number 1. Yesu ashimwe. Uzawemeza abanyabyaha ibyaha byabo. Umuntu akitahura akamenya ngo byo kwenda umunyabyaha. Wuri wo murimo wa mbere w'umwuka azakora mu mutima wawe.
akakuganiriza rwihishwa, ukabanza ukihagararaho, agasubira akakuganiriza, ukihagararaho, akongera akakuganiriza, waruha ukaremba, wamara kuremba ugahaguruka ukavuga ngo naje mumbabarire, nari ngize iminsi ngenda nabi, ariko ndaje ndagarutse kw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ngo azayemeza abanyabyaha ibyaha byabo. Shatse kubisoma ubutumwa bwiza bwa Yohana 16 no ku 8 kugeza ku 9. Azayemeza abanyabyaha ibyaha byabo. Uriya nubona uracakora ibyaha ukumva uri huru, Mwuka Wera bataragera muri wewe. Nubona uri mu nzira mbi z'ibyaha ibyo ari byo byose, ukumva nta kintu mu mutima, ukumva nta mahoro, uzamenye ko Mwuka Wera atarakuganiriza, ataragera muri wewe. Ariko ikizakubwira cya mbere kuko Mwuka Wera ageze muri wewe, ni cyagiye utangiye kwisuzuma wenyine. Mwuka Wera azaza akakumurikira, yamara kukumurikira ugatangira ukisuzuma, ugatangira kugaya izo uhoramo, ugatangira guhinduka buke buke kugeza igihe ubasha kwatura ibyaha byawe. Yesu ashimwe cyane. Murimo wa kabiri, Mwuka Wera iyo agaze muri twebwe azatuma tuvuka ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri ni iki? Umugabo w'amanyamategeko witwa Nikodemu, ngo yari umwigishwa wa Yesu rwihishwa, yari yarize iby'amategeko y'Abayuda, ngo arabikamirika cyane, ariko ntiyarazi ibintu bijanye n'umwuka. Ariko ngo akabitekerezaho cyane, yabona ibyo Yesu ahaye akora, ngo akibitindaho. Umunsi umwe kubera ngo gutinya Abayuda n'abanyamategeko bagenzi be, ngo agenda nijoro asanga Yesu Kristo, ngo aramubaza ngo ese mwana, ndabizi kuko uri umunyamategeko kandi wavuye mu ijuru, ni wewe Mana tuzi uri mu gukora ibitangaza, none hari ibintu njewe ntazanererwa. Yesu ashimwe cyane. Ngo aramubaza ngo ese none ni gute, nogira gute kugira ngo nanje nzoraga ubugingo buhoraho, cyangwa se nanje nkore nk'ibyo uzukora? Yesu ngo aramubwira ngo bisaba kuvuka ubwa kabiri muzehe. Musaza ngo yaririze cyane, aje muri siyansi areba ukuntu yovuka ubwa kabiri akuze, baravuga ati ntibizumvikana, kuvuka ubwa kabiri gute? Nsubire mu nda ya mama se nongere mvuke? Yesu ngo arambwira atoya ntabwo ari ibyo. Imana ishimwe cyane. Kuvuka ubwa kabiri ngo ni ukuvuka mu mazi no mu mwuka. Icyongeyeho Mwuka Wera ngo ni umwarimu azatwigisha. Yesu ashimwe cyane. Umwuka Wera ni umwarimu azatwigisha ubwenge bwose bubaho, akakwigisha kuvuga ubutumwa utarubizi, akakwigisha gusenga utarubizi, akakwigisha gutanga utarubizi, akakwigisha gusura abantu utarubizi, akakwigisha gufasha abantu utarubizi. Bwana sifiwe sana. Mwuka Wera ni metre, grand metre, aza gushira ku ndaraza akakwigisha, akakubwira ngo iki si cyo, iki ni cyo. Bwana sifiwe sana. Buriya ubwenge Mwuka Wera atanga nibwo bwenge buri hejuru y'abanyabwenge bose bisi. Haleluya. Ubwenge Umwuka Wera azatanga nibwo bwenge buruta ubwenge bwose bwo mwisi. Haleluya. Paulo yabivuze neza hariya, aravuga ngo muzirikane guhamagagwa kwayo, kuko ngo ab'ubwenge bw'isi bahamaga batari benshi, ngo n'abakomeye bahamaga batari benshi, n'imfura ngo zahamaga bisinisha, ariko ngo yatoranyije abaswa. Abo baswa birivuga nabuzuye Umwuka Wera kugira ngo ikoze isoni abakomeye. Bwana sifiwe sana. Niba ushaka kugira ubwenge, niba ushaka kuzoza ufata ijambo abantu bakanezera, banza ushake Umwuka Wera abe muri wewe.
Yesu ashimwe cyane. Mwuka wera niwe uzi utuma umuntu adahubuka, uzuja kuvuga ijambo waritekerejeho. Haleluya. Niwe uzi utwigisha kuyobora, niwe uzi utwigisha gukora imirimo y'Imana, niwe uzi utwigisha gupanga gahunda z'itorero, niwe uzi utwigisha guhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana, niwe uzi utwigisha kubasha kuvuga imbere y'abantu bakomeye bakurusha n'amashuri. Haleluya. Mwuka wera ni umwarimu ukomeye. Biye kurangiza icyanyuma, mwuka wera ngo azaduhumuriza. Yesu ashimwe, niwe uzuduhumuriza. Iyo tugize ibibazo bikomeye tukisunga Imana, mwuka wera ngo azamanuka akabimetiriza, akaguhumuriza, akagubuhira mwuka, ukaza wumva nubwo byakomeye ariko urahumuritse. Yesu ashimwe cyane. Mu bibazo byacu, mu matatizo dufite muri nosi, mwuka wera niwe wenyine ushobora kuduhumuriza. Iyo tubabaye, mwuka wera azaba hafi kugira ngo aduhumurize. Akanyuma, mwuka wera ngo azatubera amaso, akatumenera n'ibanga. Twari twabivuze. Imana ishimwe cyane. Mwuka wera ngo azatubera amaso, akakubera amaso mu wawe, akabera amaso abana bari Bujumbura, akabera amaso banyogosenge bari muri Amerika, akabera amaso abari mu Minembwe, akabera amaso umurimo wayo. Yesu ashimwe cyane. Abantu bagaguruka ngo yaye ngo muri ubuyobozi sibwo, ariko mwuka wera akakubera amaso, akagenda akinjira akabametiriza, washika imbere yabo bakabura icyo bavuga. Abakubereye maso imitima yabo bakayisiga, bagira ngo bagumuke bikanga. Yesu ashimwe cyane. Iyo mwuka wera rero amaze gukora ibyo bintu mu mitima yawe, nico gihe umukirisitu Yesu ashimwe cyane. Natangaye muri Bibiliya, buriya ijambo umukirisitu rigaruka gusa inshuro 3 muri Bibiliya yose. Ijambo umukirisitu rigaruka gusa inshuro 3. Shaka kubisoma, zakozwe n'intumwa 26 na 28. Ngaho soma papa, twumva umukirisitu. Mirongo 26 no ku 28. haravuga ngo Agiripa asubiza Paulo naho oya ya 26 no ku 28 naho warusomye soba twumva. Agiripa asubiza Paulo ati, ubuzeho gato ukanyemeza kuba umukristo. Naho ngaho. Cyangwa urasoma muri Timoteyo wa mbere 3 no kuri 6, Petero wa mbere 4 no ku 16. Umukristo, iri jambo umukristo ryakoreshejwe bwa mbere n'intumwa. Usomye mu byakozwe n'intumwa 11 na 26, nibwo bwa mbere ijambo rikoreshejwe ngo abakristo. Barako nibyo habakora bakavuga ngo se aba noneho na abakristo. Kandi umenye kuko abakristo batandukanye n'abakristo. Murabyumva? Tugiye noneho muri kaminuza. Abakristo ni izina, ariko abakristo n'abantu ba Kristo. Yesu ashimwe cyane. Abakristo muri Bibiliya no kuvuga ngo rigaruka inshuro 5 abakristo, ariko izina abakristo
biri mu biri biyara inshuro imwe gusa nk'izina. Yesu ashimwe. Rero twatuvuze ngo abakristo iyo umwuka wera amaze gukora ivyo bintu muri wewe, nico gihe umukristo wamenye Imana, umukristo uwa Kristo wamenye Imana, nico gihe azayera za mbuto z'umwuka, akagira urukundo. Bwana asifiwe sana. Nico gihe umuntu iyo yuzuye umwuka wera amaze gukorana nawe, azagira urukundo, akumva kunza abantu bose, akumva nta muntu yobago. Wowe ukabona aza guhijisho rya gatatu, ukazubona ibyo abandi batahababona, ukabona ibintu bihishe iriya kure. Ni akazi k'umwuka wera, ni umurimo umwuka wera azadukoramo twebwe. Yesu ashimwe cyane. Aza yugurura amaso y'imitima yacu. Yesu ashimwe. Nico gihe uzuje nk'ahantu waje kuzinduka ukumva wapi wabonye kibara ariko nta kuraje yo kugenda, burya nijisho Imana yo yuguruye. Ahari wagendaga ugakora impanuka cyangwa ukagira ibibazo bitandukanye ugafunga, mwuka wera ngo aza twugurura amaso. Yesu ashimwe cyane. Buriya nimba hari ikintu cyiza cyo kwifuzwa, isengesho rikomeye cyane, ni ugusaba Imana ikaduha amaso y'umwuka, amaso abona ibitagaragara. Yesu ashimwe cyane, ngo azadufasha akugurura amaso yacu. Haleluya. Turaryama mu ijoro ngo wumve ubuzi ibitotsi, ukamubyuka ugatangira gusenga. Ujya haba hari imbaraga z'imyuka mibi, haba hari intambara Satani ashaka kugutera, we utabizi ukagira ngo wabuze ibitotsi bisanzwe. Mwuka wera ngo aza yugurura amaso y'imitima yacu, ikikanga, yamara kwikanga ugafata ingingo yo kuba imbere y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Aza yugurura amaso y'imitima yacu. Igikurikiraho, mwuka wera ngo aza tuyobora. Iyo hariya twasomye ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana, abo ngo nibo bana b'Imana. Bwana asifiwe sana. Umwuka wera ngo ni umuyobozi wacu, kandi yakuyoboye aza guheza no kuyobora abandi neza. Yesu ashimwe. Abayobozi bose babayeho muri uno murimo w'Imana, bemeye ko mwuka bayobora, abo bantu babaye ibirangirire ku isi, bakora n'imirimo ikomeye. Imana ishimwe. Mwuka wera ngo aza tuyobora, akakuyobora waje kugenda nawe akagutangatanga. Yesu ashimwe cyane. Aza tuyobora. Mureke tuza tuyoborwa n'umwuka wera, tureke kwiyobora. Ubanza usenge, nuja gukora ikintu cyose uza usenga, ubwira Imana ngo Mana, mwuka wera, ngiye gukora kino kintu, ndasaba ngo unyobore. Haleluya. Kuko umwana w'Imana tukaza dukora ibintu giturumbuka, ntabwo bitubereye. Turi abantu tugomba gukora ibintu bipanze, biri kuri gahunda, kuko dufite umwuka w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Habe no mu isoko, ugiye mu isoko tukaza ufata amafaranga ngo yatapanye gusa ibyo utari wapanze. Ese bizabishika? Umuntu agiye guhaha imboga akamanjira mwa Museveni, kera kabamanuye yuzu itari muri gahunda pe. Yesu ashimwe cyane. Uzusabe, hari umwuka w'inyatsi Satani azashira mu bantu kugira ngo uyobore abantu. Nico cyagiye uzubona umuntu akamanuka n'Ibujumbura 100,000 cyangwa miliyoni, none washika kubera kuko uriho umwuka w'inyatsi, utasabye umwuka w'Imana ngo akuyobore, ukinjira ugatora iki. Abandi bazakagura 50, wowe ukakugura 100, ukinjira ukamutapanya amafaranga, wamara ngwaro ngo jire nguri hehewe untatike wonkaba ngo nzamuke nguzaguheza ngo narenze, ukareba icyo waguze ukakibura.
Imana tubabarire cyane. Umwuka w'Imana niwe uzutuyobora. Umunsi umwe Bujumbura, ariko amapepa agire soni nke. Umunsi umwe Bujumbura navuye aho nari mpanze, none ndavuga ngo reka ngere kwa Siyoni ndebe umuntu w'inshuti twadusanzwe tutuziranye. Ndamanuka, nari mfite amafaranga atari make, ngo shike kwa Siyoni turaganiriye ndetse anyongera n'ayandi. Ngo ndangize ndasohoka nyine kigiye nofashe taxi ngo nsubiraho nari mvuye, naba numva ko nk'uko urambwiye ngo ca mu Ruvumera numara uce muri ville numara ubone gusubiraho uvuye. None mfata bisi shika mu Ruvumera, ngo shike mu Ruvumera ndazerereye kandi hari izuba riteye ubwoba. Ndazerereye umva ndarusha imwo ifanta, ndasubira mfashe bisi no muri ville, ngo shike ndazerereye ndatagangaye. Ndasubira mfashe bisi no kwijabe, shika natagangaye ngo shike ndapfukama ndasenga ndabata ku Mana, ibi narindimwo ni ibiki? Uyu mwuka wari kunjana, ese iyo nkora accident naringiye muri ville kugira gute? Sinaguze habe n'isindano. Imana tubabarire cyane. Ndazerera kuko niko mpandi amafaranga bise kwijabeho ndetse nafashe taxi injana kwijabe. Imana tubabarire cyane. Rero ikintu cyose uzoja gukora uzugisha Imana n'umwuka wera inama. Bwana sifiwe sana. Tugapfe kugenda giturumbuka turu abana b'Imana. Satani karakora, Satani abayapanze buri nzira yose bamwe abadayimoni bashinzwe kugukontorora aho uciye nguri yaratambutse nguriye. Dayimoni w'inyasakaza yabona arakunaniwe akakwere, dayimoni ushinzwe impanuka abahari akaguherekeza. Dayimoni gusa ngo Imana ngo tugira marayika ubahangaha azaguma kugenda habahungura. Toka mwana wanje, toka nubwo ari mu byaha, toka. Imana tubabarire cyane. Umwuka wera azatuyobora iyo bigiye gukomera. Haleluya. Habe no kujera ibyo kurya byo mu rugo ba mama, muza musenga umwuka wera abayobore. Siko bimeze? Numara gupokera twatundi utwicaze ukure icyacu numara usenga uvuga ngo Mana ibi byo kurya ndasaba ngo ari wowe bijera. Yesu ashimwe cyane. Hari imyuka mibi izijera ibyo kurya by'abantu badahariwe n'umwuka w'Imana. Cyo gihe uzubona umuntu ariko nyine byarapungutse sinkibibona. Mbere abarundi begeza bazana amavuka, hewe ingo igikombe. Uwigisha yatambuka ngo hewe ingo igikombe. Renga inapita igikombe. Iyi ngarimu waje kurengeza umufuko ukamukwitaba wose. Umwuka mubi w'inyatsi tuwabisengeye tuwatanze icacumi wamara ngo isuku turagira gute? Kuri botike ngo munyandike bakakwandika, nimugoroba ngo munyandike bakakwandika, gaca ngo munyandika bakakwandika ikaye ngo ngo mama ngo mbona zidi. Wamara gupokera bose bakamubaza, mama fulani niko hapa, abakubwiye. Imana tubabarire cyane. Muza musaba umwuka abayobore muri foyer zanyu. Yesu ashimwe cyane. Ko ndigisha ibintu byoroheje ariko biri mu ubwenge. Yesu ashimwe cyane. Apana gutapanya amafaranga azaguye amafaranga. Buriya twebwe abakene nitwe dukoresha menshi, ariko abatunzi bafite za miliyaridi kuvuga ngo ifaranga ryo risohoke azabanza akandika impapuro zikika rigiye gukora iki, rizobyara iki, ku nyungu nyabaki, akabona gusohora ifaranga rwiwe. Ariko twebwe
ngo ni kereshi 2,000 ufite zingahe muweze senkisa aguri benye namara birangirira Mana tubabare cyane Mwuka Wera ni umuyobozi niuze uduha ubwenge irakuzi kwa kundukanguka ukicara ku gitanda cyawe ubitse umutwe mu biganza biracane rwose ushavuye kandi ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima dutegereza Yesu agahinda ka buri munsi mu mibereho igoye cyane ubusuzuguwe na bose ndetse n'abandi mujya musengana ariko mu bihe nk'ibyo wibuke Yesu ashimwe azaducisha bugufi buriya nubona umuntu aracyayikakaza cyane nubona umuntu aracyahabyimba cyane nubona umuntu aracyagira amafiyeri menshi cyane nubona umuntu aracyahayihotora cyane aracyaje kuvuga akihanukira uzamenye kuko uwo muntu Mwuka Wera ntaragera muri we Yesu ashimwe kuko uyu Mwuka Wera akugezemo wewe ubwawe uza wigaya n'ibyawe byose ukabona uri bure none ukabona Yesu niwe mukuru kuri wewe aza yinjira akagucisha bugufi ukabona imbaraga zawe n'icyubahiro cyawe n'ibintu byawe byose ugira n'ubusa ugaca bugufi none abantu bazakubona bakabona ngaho wabaye nk'igipfu Yesu ashimwe cyane Umwuka w'Imana azacisha bugufi abagabo bagiraga amahame y'Umwuka Wera yabagezemo baza baca bugufi mu nzu mu rugo bazavuga ngo kamere ntizipfa ngo izinyoha Yesu ashimwe buriya abagabo ba kamere batarongowe n'Umwuka w'Imana barongowe n'imico yacu y'Abanyafurika kuko Abanyafurika twese turasa n'abazabahuza nk'imico no kuvuga ngo bagira ya mahame ya kera y'abasogokuru ya yandi avuga ngo inkoko ndiyubika urusake ruhari kabarundi bazavuga kera abarundi iyo bajaga guca umugore intege agiye gufata ijambo ngo azava ngo hewe ngo inkoko ngirashobora kubika usake zihari ariko Umwuka Wera yaje twese turaresha Yesu ashimwe cyane twese tuza twuzuzanya wabwira umudamu ukumva nawe afite ijambo Mwuka Wera azaducisha bugufi kwa gutomboka kw'abana hari abagabo iyo yinjiye mu nzu abana baza biruka bakaja mu rutara kubera amahame y'imico ariko Mwuka Wera yashitse azaducisha bugufi twese ukabona umwana n'uwawe Umwuka Wera azazana n'imbabazi Yesu ashimwe hakika njewe narabibonye nintazeho urugero njewe nagiraga amaswingi kujya abasore bazavuga muza amaswingi amakode kandi gusa iyo kwikora mu buryo nta mwana sinigaza nkona umwana agere muri saro toka janze abana bari babizi iyo nshitse no kuvuga ngo muno guporinga bakaja hanze ariko Umwuka w'Imana ngo amare kugera muri jewe amazi antiza imbabazi inzaninjira ucya mu rupango gutya abana muri hehe bose bukaza ngira nabukeya bukampobera twamatuja muri saro ibyo tuvuga tukabivuga Imana ishimwe cyane Umwuka w'Imana azacisha bugufi
umugabo kugira amakode azoyareke. Uriya nimba hari ikintu kiza gituma umwana kwishikiraho ni ukumwereka urukundo. Umuhamagare nushaka buri jambo umubwira ariko umukore ku mutwe gutya, aza yama yumva kuko ubuzima bw'iyo bwose uri mu kiganza cyawe. Yesu ashimwe. Nta kindi cyo bikora n'umwuka wera. Iyo mwuka wera yamanutse uzuca bugufu kumva kuko mu nzu mwese muraresha, umwana yavuga igitekerezo kwafite sawa, reka turebe ko bizakunda. Apana bya bindi bya kera by'igipagani ngo oya. Sinabwiye umusaza umwe wiriye iwacu ni sogokuru, sinza nshaka kumuvuga, ngo yagiraga amahame iyo yinjiraga mu nzu gutyo. Nuko ngo intebe yiwe nta wundi muntu wagaza wicaraho, nta wundi muntu wera wirabura wagaza wicara ku ntebe yiwe, ayo yari amahame yiwe. None ngo yaje ahandi kujya nyine ibyoga bisanzwe, ngo yashika nk'ahantu hari abantu benshi, ngo yabona umuntu aricaye, umudamu ngo yicara, yahaguruka ati ngiyi intebe muze. Musaza ngo akamanza agahagarara. Muva amahame ya gipagani, ngo agahagarara nk'iminota 30 gashira. Kuticara muze ngo iracyashushe. Mani tubabarire cyane, ngo tiyo kwicara ngo ku ntebe ngo iracyashushe, ngo aricayeho umugore. Nubwo biteye nk'isoni ariko kandi biri muri angle y'ijambo tuba tuvuga. Mani shime cyane. Rero mwuka wera ngo umurimo azakora iyo ashitse muri wewe, aza kuregera akagushira ku rutonde. Buriya guca bugufi ni imbaraga, guca bugufi ni ubwenge, guca bugufi ni igisabisho, guca bugufi biza bituma ukundwa. Iyo uciye bugufi biza bituma abantu bose bagukunda. Yesu ashimwe cyane. Ariko wawishira hejuru, ngo tiwora musabandi, oya, abantu bose bazagushiraho question mark. Ese uyu muntu bateye gute? Tazaramukanya, bazagufata ngo muturaho. Imana ishimwe cyane. Rero mwuka wera ngo azaducisha bugufi. Icya gatatu, cyakane, mwuka wera umurimo wiwe ngo azaza kubana natwe, atuye muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Aya magambo aragenda yuzuzanya. Azaza ngo akaba muri twebwe, agaturana natwe, kandi yamara gutura muri wewe akakwigisha, akaguheza maherekezo. Yesu ashimwe cyane. Atuye mu bizera. Abaroma 5:5, Yohana 14:17. Mwuka wera ngo azaza akabana natwe. Yesu ashimwe. Buriya umunsi Pentecoste imaze kuba, mwuka wera yaraje yama yicara hano, niwe uhaye urera itorero. Amanyango yose twadukora abahaye atureba, akarera bamwemereye, abamwanza akaba abarise pembeni, ariko ngo akazabasabira. Imana ishimwe cyane. Azabasabira kugira ngo arebe kuko babandi Kristo yamusigiye bose, arebe kuko azobakusanya impanda nizuka azobazamukane. Yesu ashimwe. Mwuka wera rero atuye muri twebwe, nico gituma muri wewe harimo umuntu ukomeye, harimo Imana yose. Ni ngombwa ngo uzumwubaha, nakongorera umenye ngo umuntu nongoreye aranduta, wubaha ibyo akubwiye kuko aba muri wewe. Yesu ashimwe cyane. Atuye mu bizera. Icyongeyeho ngo azadushiraho ikimenyetso ciwe, kashi. Yesu ashimwe. Abaefeso usomye 1:13 urabibona ngo mwuka wera iyo amaze kuja muri wewe, agatura muri wewe, ngo aza gukubitaho kashi. Yesu ashimwe cyane. Nico gihe iyo umuntu ahaye agenda yuzuye imbaraga z'Imana, nico gihe baza bavuga ngo uriya muntu, uriya mudamu byukuri
ni umukirisitu. Haba hariho kashe we utazi, ariko abantu bazababona mu buryo bw'umwuka bakavuga ngo uriya mupastori by'ukuri ni umukozi w'Imana. Hariho kashe umwuka wera yagushizeho. Azadushiraho kashe, uzugenda umenya kuko uriho kashe kandi abantu bose bazayibona. Kashe y'umwuka wera. Kandi kashe ni ikintu gikomeye. Buriya ikiza gituma isi yubaha itegeko ni ukubera ya kashe bazakubitaho. Yesu ashimwe cyane. Buriya ikashe igidodo cy'umukuru w'igihugu. Muribuka umwami Ahasuwerusi ngo yagize kubera kwemera Hamani ngo yamuhaye kashe, ngo aramubwira ngo genda wandike izo nzandiko numara kubitaho kashe. Ngo Hamani arandika ngo azikwiza mu gihugu, abantu bose ngo babone kashe bakavuga ati mukuru w'igihugu yasinye, asigaye no kwica abayuda, nta kindi mushaka imipanga n'amacumu, abayuda tubarimbure kubera ikashe. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma nubona urwandiko rutariho kashe kandi ubwo abantu uzi kuko bashobora kuba bafite kashe, ubwo rwandiko uzarushanyure. Yesu ashimwe cyane. Kashe ni ikintu gikomeye, nico kiza gishiraho ikintu cerekana kuko ico kintu gikomeye. Mwuka wera aza dushiraho kashe, kimenyetso. Mwuka wera aradusengera. Yesu ashimwe. Iriryo narabibonye. Mwuka wera azadusengera. Imana ishimwe cyane. Buriya twebwe tuzadusenga twisunza amarangamutima yacu n'ibibazo dufite. Ukamugenda washika ahantu kubera ibibazo ufite ukamesha kupfukama ngo Mana we nguko ni gute ngo uranzi, banza uvuge gukomera kw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Woje imbere y'umukuru w'igihugu ukamushika uvuga shida zawe, mwaramutse nyakubahwa, umeze neza, turashima nyakubahwa. Banza uvuge gukomera kw'Imana, uvuge ubwiza bwayo, uvuge imbaraga zayo, ubare ibitangaza Imana yakoze, numara utubuke kwijambo uvuge ngo nyakubahwa, nubwo navuze byinshi ariko icyanzinduye niki ngiki. Bwana sifiwe sana. Rero twebwe nizo tuzatugenda gusashika ukama wicara cyangwa ugapfukama ukamutangira shida mbarimbari zawe gusa. Ariko mwuka wera akama ngo akora intervention akavuga ati nije uri hano, nije uzi uko babaye hano mwisi. Dore yarakeneye kuvuga imbaraga zawe mbere ya zose, yarakeneye kugushira hejuru Mana. None ga Mana ntazi gusaba, ariko ndanishe umuniho kugira ngo wumve gusenga kwiwe. Bwana sifiwe sana. Wamara ukabona urashubijwe ukagira ngo ni imbaraga zawe n'ubwenge bwawe, ariko ni mwuka wera aba yagusengeye. Kandi yamaze kugusengera Imana ngo izamivivura kuko barakorana. Ni Imana imwe mu butatu. Ico mwuka avuze, ico Yesu avuze, Imana izamika ivivura kuko bose baruzuzanya. Bwana sifiwe sana. Ngo azadusengera akatunihira n'iminiho itavugwa.